hari igihe ushobora gusengera umuntu cyangwa se afite iyo sida ukamenya ko ari uwo gukira cyangwa atari uwo gukira? Urabimenya cyane. Reka erega Imana ikorera muri twebwe. Ndashaka kuvuga akantu gatoya kuri ico kintu. Ejo nazamutse ahangaha ku musozi, nari ndwaye. Yego. Nari ndwaye kandi nari nagiye kubonana na dogiteri, arambwira ngo bazambaga. Umperuka mfite inkabyi hano n'abarebye ibiganiro baze gusubiramo barabibona, yari ibyimbye ahangaha, ibyimbye cyane. Yego. Ndangije ingeze ahangaha mu butayu, mbwira Imana nti Imana, niba uri Imana yumva gusenga, niba uri Imana ikiza abandi nkabibona, aka kaboko kanjye gafata mikrofone kari kukuvugira kamamaza ubutumwa bwiza, ndagusabye kugira ngo uko iki kibyimba cyaje ku kaboko muganga yambwiye ngo bazambaga, sinshaka kubagwa. Yego. Igitangaza cyabaye, Imana yankijije, nta kinini nyoye, nta kintu na kimwe ngoze. Ni ukuboko kw'Imana kwabikoze. Yari ibyimbye ahangaha ari nini cyane, akaboko kandya ku buryo no guterura akantu gatoya byananiraga, ariko nabonye igitangaza cy'Imana. Bwagiye guca, nabonye neza y'Imana. Bishatse kuvuga iki? Waba urwaye sida, waba urwaye kanseri, waba urwaye diabete, waba urwaye indwara iyo ari yo yose uzi yaba ikomeye, ikintu cya mbere iyo umpamagaye kugira ngo ngusengere ngusaba ni ukwizera Imana. Ndashaka kubabwira ko mfite gahunda Imana yantegese y'amasengesho y'iminsi 7. Ayo masengesho nzayakorera kuri Prayer Mountain. Imana ihabwe icubahiro. Abantu bashaka ko tuzajyana muri ayo masengesho, tuzabana muri ayo masengesho, karibu bazampamagare kugira ngo tuvugane nabo. Imana ibaho umugisha. Uzansige? Yego. Ntuzansige? Tuzajyana. Hari n'ibyifuzo by'abantu tuzajyana, abantu bazaduhamagare, tuzamara iminsi 7. Urakurikirana iki kiganiro uzaduhamagare. Ayo masengesho azatangira ku wa mbere w'igitaha. Imana ihabwe icubahiro. Muzahamagare Emi kugira ngo tubipange neza. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Nanjye Imana yambwiye ngo nimpaguruke nze muri rino shamba. Nakoze urugendo rw'amasaha menshi, Imana imaze kuvugana nanjye, mbona iyo message atari yanjye gusa, ari y'Abanyarwanda, ari y'abantu batuye isi yose bumva ikinyarwanda, bumva ururimi rw'u Rwanda, baba bari mu Rwanda, baba bari muri diaspora. Imana yambwiye ngo mbwire abantu batangarize, buri wese asengere ku kwezi kwa mbere turimo, ukwa kabiri n'ukwa gatatu n'ukwa kane. Imana yambwiye ngo nta mezi yarakomeye, ariko ngeze hano ku musozi w'Imana, irambwira ngo ku bantu babanye n'Imana, ku bantu basenze Imana, ku bantu batindanye n'Imana, muri aya mezi atatu guhera muri kuno kwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu, Imana igiye kurema imirimo n'ibitangaza ku buzima bwabo. Waba uri hano mu Rwanda, waba uri muri diaspora, umva ikintu Imana yavuganye nawe. Yamagurukije irambwira ngo umugaragu wanjye, haguruka ugende, ndashaka kuvugana n'ubwoko bwanjye. Imana yambwiye ngo muri aya mezi 4, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ugiye kubona ineza y'Imana, ugiye kubona umuco w'Imana. Hari byinshi byari bihagurutse ku buzima bwawe, ariko nabonye Imana irwanirira abantu bayo, nabonye Imana itabara ubwoko bwayo. Umaze igihe ku musozi, umaze igihe mu ntambara, umaze igihe mu makuba, umaze igihe urwaye, umaze igihe utotezwa, umaze igihe mu bushumeri, ariko ndahanuye muri aya mezi 3 hari imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukora. Mukozi w'Imana, umbashije ikibazo cyiza nari gusobanurira Abanyarwanda n'Abakristo bagenzi bacu muri rusange. Aha hantu mbasengeye igihe kinini, na ahantu heza, nahaboneye Imana. Ku ruhande rwanjye nahaboneye Imana, ariko hari umuntu yarampamagaye, yari afite ikibazo cy'ideni,
ryari rikomeye, ryari ideni riri hejuru ya miliyoni 100. yego Banke yari yamuhaye itariki yo kugira ngo imutereze ibye. Yari yarirutse yarazengurutse hose biranga. Umugabo we abona iryo deni atazashobora kwihangana kugira ngo babane, aramutoroka aragenda, Yego. amusiga n'abana. Haleluya. Amen. Ariko arampamagara ndamubwira ni ngwino, hari ahantu nagiye gupfukama mfite ibibazo, Imana irantabara, ngwino mpakujyane uririre Imana, usenge Imana. Yego. Imana irakora igitangaza mu ruhande rwawe. Yego. Tukigera ahangaha yapfukamye hano kuri iyi mbuga uri kureba, Yego. ndamusengera, maze kumusengera numva ubuhanuzi, numva amavuta yo gutegeka Yego. aramanutse muri njyewe, numva ibindi byiringiro biraje. Imana irambwira ngo muhanurire, mubwire yuko Imana imuhaye amafaranga, imusubije n'inzu ye, imwishyuriye ideni, agasigarana n'amafaranga yo gukora business. Yego. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe n'akazi yari afite kari karahagaze, turahanura, turangije turasenga, turagenda. Hashize nk'icyumweru arampamagara, arambwira ngo afite umutantine we yari yaragiye hanze, amaze y'imyaka myinshi yari yaramwibagiwe. Mu kubibagirwa kose yari yarabuze nimero ye. Yego. Yari amaze ngo iminsi amubaririza yaramubise. Arampamagara ngo yamuhamagaye, amubaza amakuru y'abana, amakuru ye arayamubwira. Yego. Amubaza ibibazo afite arabimubwira, amubwira na cya kibazo cya keredi. Yego. Aramubwira ngo iyo ni gakondo y'abana, nanjye ntabwo nakwemera ko gakondo y'abana igenda. Yego. Amwoherereza ayo mafaranga yo kwishyura kredi. N'ubu ngubu asigaye anacuruza i Kigali muri Sike, Yego. yishyuriwe kredi, inzara yifite muri Sike, afite iduka, asigaye ajya kurangura no hanze. Ibintu bimeze neza kubera icyo kintu cyavuye Yego. ahangaha. Binaniranye arampamagara arambwira ngo ko nakubonye kuri YouTube uri gusenga ubwiriza abantu, nakubona nte ukansengera ko mfite ikibazo. Iyo umuntu amamagaye ntabwo njya mwirengagiza, ndamufata nkamusengera, byaba bishoboka nkamuzamura ku musozi, yaba adahari ari nko hanze y'igihugu, we tugahana gahunda, nkamubwira ngo uzampamagare umunsi uyu n'uyu, tuzamukana umusozi, dusengane kuri telefone. Imana ikore igitangaza. Basanga kanseri iri kugenda irangira, ubukana yari ifite bwacitse intege. Abaganga baravuga ngo wakoresheje iki? Wa mugabo arampamagara arambwira ngo nuko ubushobozi bwanshizeho, nari kukwitura ikintu gikomeye, hakugurira imodokari nawe ukazajya urajya ku musozi mu rusengero nawe witwaye. Ndamubwira ni hoya, igikuru nuko iyo navugiye, iyo nakoreye, yakoze igitangaza mu ruhande rwawe. Mu gihe gitoya tuzamuhamagara hano kuri kamera za Ndabirambiwe, nawe atanga ubuhamya. Na Yesu uri muri njyewe, Yesu uri muri njyewe, nta ndwara n'imwe ku muntu wizeye. Umva abantu bankurikiranye, umuntu ufite kwizera, umuntu ufite kwizera, wowe wizeye Imana, wizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe, indwara yose ufite yizane hano, duhamagare tugusengere ku Mana. Ikibazo cyose ufite duhamagare tugusengere ku Mana. Hari ikindi kintu cyabereye ahangaha, hari umukobwa bari barazinze, amaze kugira imyaka 48, abantu basa kumusaba, finali bigapfa, bikagenda bipfa, banatanze n'inkwano bakazisubiza. Araza ari na timu y'abandi bantu 4, ndabasengera ahangaha. Ubu afite mariage mu kwezi kwa gatatu mu matariki 15. Afite mariage. Urumva ni ibitangaza, ni naje uzamusezeranya. Reka. Ni je uzamusezeranya. Kirebe iki kiganiro. Imana igiye kukwambura igikombe cy'ibidandabirana. Imana igiye kukwambura igikombe cy'agahinda. Imana igiye kukwambura igikombe cy'ibibazo. Imana igiye kukwambura igikombe cyo gupfusha. Imana igiye kukwambura igikombe wanyweragaho wasama inda zikavamo. Uwo muntu ndamubonye. Yego, ni karibu. Uwo muntu ndamubonye. Hari umuntu wasamaga inda, yasama inda zikavamo. Icyo ni igikombe cy'ibidandabirana wanyweragaho. Hari umuntu wadepozaga abandi bakabona akazi kandi afite ubwenge, ariko dosiye ye bakayihisha. Icyo nacyo ni igikombe. Hari umuntu buri kwezi wirirwa yikoreye ikirago kubera igikombe cy'ubukode no kubura yo kwishyura. Icyo nacyo ni igikombe. Icyo gikombe wanyweraga, icyo gikombe cyo kubura akazi, icyo gikombe cyo kubura
amahoro Imana irakikwambuye. Uko wambaye niko ugaragara, kugaragara niko gaciro kawe, ntabwo bigoye. Muri Aisha Store nitwe twakwambika ukaberwa. Dufite imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, inkweto z'abagore n'iz'abagabo. Si ibyo gusa kandi tubafite amaparufe meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, amashanete meza, amasaha meza, kandi dukora delivery aho waba uherereye hose mu turere twose tw'u Rwanda no hanze yarwo. Dukorera hano mu karere ka Musanze, ni Ibereshi rya 5 ruguru y'umusigiti uva mu mujyi uzamuka mu muryango wa mbere. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 72 10 130 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, TikTok na Instagram. Twitwa Aisha Store. Murakaza neza. Kwambara neza kwanyu ni ishema ryacu. Dore inkweto papa, dore imyenda papa. Ambara neza use neza mu bandi. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya tugakora urugendo rutoroshe, urugendo rurerure cyane, tukagaruka ahantu nk'aha ngaha by'umwihariko muri kureba imbere yanyu. Ni ahantu hadasanzwe, ni ahantu hakorewe imirimo n'ibitangaza, ni ahantu Imana yagiye ikiriza abantu bizeye Imana cyangwa se bagiye basenga Imana nk'uko Yesu yabikoraga, agafata urugendo kurira umusozi, akagenda akaririra Imana, agahamagara Data wa twese, akamwitaba kandi akagira ute akamusubiza. Hanyuma rero nk'uko mubibona imbere yanyu, ndi kumwe n'umuvugabutumwa, umuhanuzi, intumwa y'Imana, pasiteri. Nk'uko muri kubibona rero turi ahantu mu butayu bunini, ndaza gukora ibishoboka byose neza, ariko turi mu butayu bunini. Murabona ko twaje twambaye n'imyenda yo mu butayu. Mbere yuko nyira byinshi mvuga cyangwa ntangaza, reka mbanze mwakire adusuhuze tuganire. Imana ibereze umugisha. Pastor. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Nahimbazwe umeze. Amen. Mumeze mute? Tumeze neza. Abakunzi bacu bo kuri Ndabirambiwe TV bo bameze bate? Yewe urebye nabo bajye muri comment batwibwire. Imana ishimwe cyane. Nishimiye kongera kugaruka kuri kamera za Ndabirambiwe TV. Imana ihabwe icubahiro. Yego. Unsanze aha ngaha ndi mu butayu, niho naraye, ndi gusenga, nsengera ibyifuzo by'abantu baba bampamagaye. Imana yatanze message zigiye zitandukanye, ariyo mpamvu twaguhamagaye kugira ngo twongere tuzigeze ku banyarwanda badukurikirana. Yego. Imana iguha umugisha. Amen. Amen. Ndaza kuguhereza umwanya cyangwa se turaza kugira igihe kinini cyawe cyo kugira ngo iyo message cyangwa se ubwo butumwa ubugeze ku bantu badukurikiye. Mbonera ko kubanza kubwira abantu badukurikiye, turi mu rugendo rw'ivugabutumwa, cyane cyane aho pasiteri afite urugendo rwo kujya gusengera abantu badukurikiye, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Harya ni kuri Prayer Mountain. Afite urugendo, ushobora kwifuza gufatanya nawe, kujyana nawe ukamuhamagara. Ushobora kuba uri kure mutabasha kubona uburyo mujyana, ukamuhamagara akakubwira uburyo muzafatanya gusenga kuri telefone. Abari mu Buganda cyangwa bari hafi hano mu Rwanda bo ni hafi, upfa kuba ufite itike yawe, ubundi amaguru na yanyu. Amen, amen. Hanyuma yagufasha kugerayo, na ahantu mushobora gusenga kandi pe Pastor, nshingiye ku mbaraga z'Imana zikurimo, nshingiye ku Imana gukoresha. Urakoze Yesu. Nshingiye kuntu ikiganza cyawe cy'iburyo Imana yajyaye umugisha. Amen. Ukabusengera umuntu nta miti umuhaye agakira. Ndahamya nashidikanya ko umuntu yiyemeje akigora. Ngiye njya nkunda kubwira abantu, hari umuntu aba afite ibihumbi 10 cyangwa se ibihumbi 20, akabizigama cyangwa se akabibika, akigomwa cyangwa se akanga gufata iyo tike ngana ajye gusenga ahantu. Yes. Anavuga ati nge nigomwe Mana, niba ubibone ko nigomwe. Wakumva ko nyine n'ubundi ibihumbi 10 ntabwo byagukiza. Ushaka gufata itike yawe ukajya gusenga ku musozi, cyangwa se ugafata itike yawe ukajya ahantu runaka ukiherera wowe ubwawe n'Imana yawe, bitewe nuko aho hantu hakurimo.
ugasenga kandi Imana ikakumva cyane. kuko nawe ndumva ko gufata urugendo rungana kuri ukajya gusenga nuko abantu b'Imana barushe. Yes, nuko barushe kandi naha ngaha unsanze naho ntabwo wahagera n'amaguru. Ikintu cyose ni ukwigomwa. Iyo ufite icyo ushaka ugira n'icyo wigomwa. Yego. Rero umuntu dukurikiye ushaka kuzajyana natwe gusenga ahantu bita Prayer Mountain ni kure cyane, uri hafi uzaze biremewe. Amen. Hanyuma wowe uri kure nawe rero ushaka ko tuzajyana uzamagare pasiteri agufasha uburyo bitewe naho uri. Ari umuntu waba uri hafi mukajyana. Yego. Ariko hari waba uri kure cyane bigasaba ko bagusengera kuri telefone ariyo yagezeyo akizera akabona igitangaza. Yego. Amen. Wageze ku musozi ukamusengera agakira kandi akakira imbaraga y'Imana. Uyu munsi twagira amahirwe n'Imana cyangwa se umugisha ku Imana yakuzanye. Ndabizi uba wabyukiye mu materaniro ufite abantu benshi kubanza gufasha gusenga. Yego. Haba kuri telefone cyangwa se no mu bundi buryo butandukanye. Yego. Ubu ngubu dukoze ikiganiro ari uyu munsi wabanje kuva mu materaniro gusengera abantu. Yego. Niyo mpamvu ngiye kuguhereza umwanya cyangwa se tujye kukwakira kugira ngo ubanze uganirize abantu cyangwa se babwire icyo Imana yagushize akumutima. Nyiraho ngaho mfite ikibazo umuntu yaje kuno kumbaza ati nongera gukora na pasiteri ikiganiro uzabimumbarize kugira ngo dushire impumu. Umuntu dukurikiye ufite sida, kuvuga ngo sida ni indwara umuntu arwara akaba azi neza yuko kugira ngo ikire bigoranye. Nawe akaba afite icyizere ko nyine ari indwara arwaye yo mu maraso kandi idashobora gukira. Hari igihe ushobora gusengera umuntu cyangwa se afite iyo sida ukamenya ko ari uwo gukira cyangwa atari uwo gukira. Urabimenya cyane. Erega Imana ikorera muri twebwe. Ndashaka kuvuga akantu gatoya kuri icyo kintu. Ejo nazamutse ahangaha ku musozi nari ndwaye. Yego. Nari ndwaye kandi nari nagiye kubonana na dogiteri arambwira ngo bazambaga. Umperuka mfite inkabyi hano n'abarebye ibiganiro baze gusubiramo barabibona yari ibyimbye ahangaha ibyimbye cyane. Yego. Ndangije ngeze ahangaha mu butayu mbwira Imana nti Imana niba uri Imana yumva gusenga, niba uri Imana ikiza abandi nkabibona, aka kaboko kanjye gafata mikorofone kari kukuvugira kamamaza ubutumwa bwiza. Ndagusabye kugira ngo uko iki kibyimba cyaje ku kaboko muganga yambwiye ngo bazambaga sinshaka kubagwa. Yego. Igitangaza cyabaye Imana yankijije nta kinini nyoye nta kintu na kimwe ngoze. Ni ukuboko kw'Imana kwabikoze. Yari ibyimbye ahangaha ari nini cyane akaboko kandya ku buryo no guterura akantu gatoya byananiraga. Ariko nabonye igitangaza cy'Imana bwagiye guca nabonye neza y'Imana. Bishatse kuvuga iki? Waba urwaye sida, waba urwaye kanseri, waba urwaye diyabete, waba urwaye indwara iyo ariyo yose uzi yaba ikomeye, ikintu cya mbere iyo umpamagaye kugira ngo ngusengere ngusaba ni ukwizera Imana. Ni ukwizera. Iyo umuntu yizeye Imana akaba afite ibyiringiro by'uko yakira, yakwakira igitangaza cy'Imana. Byabaye kuri uyu mugabo bita Namani. Yari umugabo w'ingabo w'Isiriya ariko yari umubembe. Yari umuntu ukomeye afite amafaranga menshi ariko abaganga birabananira, abadogiteri biranga, abanyabwenge biranga. Ariko ngo bamuha amakuru yuko muri Isirayeli hariyo umuhanuzi. Haleluya. Yuko muri Isirayeli hariyo umuntu uvugana n'Imana, hariyo umuntu ukorana n'Imana. Ngo arangije ngo arahaguruka aragenda abwira n'abagaragu be, aragenda agezeyo yarazi yuko umuhanuzi aramuzamura ku musozi cyangwa se hari indi miti aramuha, ariko aramubwira ngo manuka ujye muri Yorodani. Haleluya. Wiyuhagire ubibiremo 7 urakira indwara urwaye. Namani aramanuka ariko amanuka afite agahinda, ari kuvuga ngo mbese uyu muhanuzi ntabwo ansuzuguye. Iwanjye nta pisine zihaba, nta nzuzi zihaba. Ni gute umuntu ashobora kumbwira ngo nimanuke ngende nje kwiyuhagira mu mazi y'ibiroha mu kiziba ahantu habi? Imana ishimwe.
abagaragu be iteka ryose mukozi Imana Emi uzajye ugira inshuti nzima zikugira inama nzima. Yari afite inshuti nzima zimugira inama nzima. Abari bamuherekeje Namani bari abantu b'abanyabwenge, baramubwira ngo hoya none kurakaye kubera ko akubwiye ngo jya kwiyuhagira muri Yorodani urakira, none kurakaye ni ukubera iki? Iyo akubwira ikindi kiruhije ni wari kugikora ariko ugakira. Imana ishimwe. Amen. Ngo Namani ngo abitekerezaho, arangije aramanuka, ageze muri Yorodani yibira bwa mbere, agaruka ibibembe bigihari, yibira bwa kabiri, agaruka ibibembe bigihari, yibira bwa gatatu, agaruka ibibembe bigihari, ku bwa gatanu agaruka ibibembe bigihari, ku bwa gatandatu acika intege. Hari igihe abantu badukurikiranye bacika intege kandi bari bageze kuri finali y'uko urugamba rugiye kurangira. Wowe unkurikiranye kuri Ndabirambiwe TV wicika intege, nubwo ubabaye, nubwo urushe, nubwo uri mu ntambara, nubwo uri mu makuba, ariko wicika intege. Iyavuganye nawe irakora, iratabara, ihindura amateka, nta kiyinanira, nta nikibasha kurogoya imigambi yayo yose. Imana ishimwe. Babagaragu be barongera baramusanga, baramubwira ngo hoya databuja, hasigaye ishuri imwe, hasigaye ishuri imwe, ihangane wibire, ihangane ukizwe, wegera Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo bibazo byawe, izo ntambara zawe, ayo madeni yawe, Yesu arayashoboye. Arabishoboye. Namani ngo yibira ubwa karindwi, ngo ako kanya bya bibembe birakira. Haleluya. Nawe unkurikiranye egera Yesu, ibyo bibembe, ako gahinda, izo ntambara, ubwo bukene birashira mu izina rya Yesu. Yesu ashoboye byose, nta kimunanira, nta kibasha kurogoya imigambi ye yose. Imana ishimwe. Ndaha ngaha naraye hano, suko nafite urugo nararamo, suko nafite uburiri naryamamo, ariko ibyo byose nabiretse ndahaguruka kugira ngo ngusengere. Izera Imana irakora ibitangaza, irahindura amateka. Wowe kiranuka, wowe kizwa, wowe era imbuto, hari ikintu Imana igiye gukora mu ruhande rwawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Emi ndumva mfashijwe. Twahita twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana ngasengera abantu. Imana igumugisha. Amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Urumva ngewe natangiye mbona Imana yangishije kujya kubagwa. Imana ihabwa icubahiro, yakoze imirimo n'ibitangaza, kandi inkabyi nimbi ni imitsi yanakwica, ariko Imana yazanye ikiganza cya marayika wayo ankoraho ndakira. Nawe Imana igukoreho urakira mu izina rya Yesu. Icyo kibazo cyawe Yesu nagikoreho, ako gahinda kawe Yesu nagakoreho, iyo ndwara yawe Yesu nayikoreho, ubwo bukode bwawe Yesu nabukoreho, ubwo bukene bwawe Yesu nabukoreho, burakira mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, ibice byaho 9 ku murongo wa 5 wonyine. Havuze ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Imana ihabwa icubahiro. Yimura imisozi itabimenye, yarangiza ikayubikana uburakari bwayo. Aya ni amagambo yavuzwe n'umugabo bita Yobu. Yobu yari ari mu gihe cy'intambara. Reka babwire imisozi 5 Yobu yahuye nayo. Umusozi wa mbere wari uwo gupfusha, yahuye n'umusozi wo gupfusha, abana be barapfa. Mu gitondo kimwe hasi inkuru imubikira, imubwira ngo abana bawe basangiriraga vino mu nzu ya mukuru wabo, inkubi y'umuyaga iraza ihuha ya nzu igwira abana barapfa. Hari ibintu byakugwiriye, hari ibintu byakujeho, hari ibibazo byakugwiririye, ariko ibyo byose sanga Yesu akuruhure. Umusozi wa kabiri ni umusozi w'igihombo. Iyi misozi ni kuvuga, wowe unkurikiranye kuri Ndabirambiwe TV urasanga muri iyi misozi 5 nawe hari umusozi wicayeho. Ndakubwira n'uburyo iyi misozi twayivaho, nta bundi buryo ni ugusenga Imana. Umusozi wa kabiri ni uw'igihombo. Mu masaha makeya Yobu hari abari bamuzaniye imari, yari afite amabizinesi, yari afite inka, yari afite ubuhinzi, yari afite buri kimwe cyose. Ariko haza intumwa, haza inkuru mbi, hari amakuru
amakuru mabi aza ku buzima bwawe mu gitondo no ku mugoroba, ariko humura, ayo makuru mabi agiye gusimbuzwa n'ijambo rivuga ngo mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza atamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, umunyakibi ntabwo azongera kuyura iwawe, yatsembweho umusozi w'igihombo. Yobu yahuye nawo, ahura n'umusozi wa gatatu, umusozi w'ishangiro. Inshuti ze ziramwanga, nugera mu bibazo uzasigarana na bake, nabo wizeraga bazakuvaho. Haleluya, Imana ishimwe. Ba Biludadi babanaga na Yobu, bajya gusangira inkoko, bajya gutemberana ahantu hatandukanye, ariko Yobu amaze gukena, ba Biludadi baragiye. Nawe mu kibazo cyawe hari abantu mwasigaranye, ariko abenshi baragiye kubera situwasiyo y'ibibazo n'intambara uhagazemo. Ariko humura, iyo misozi Imana igiye kuyimura, idubikana uburakari bwayo. Umusozi wa kane yahuye nawo ni umusozi w'urugo. Umusozi w'urugo, mukozi w'Imana, umusozi w'urugo nicyo kigeragezo cya nyuma shitani afatiraho abakozi b'Imana, ku buryo fayinoro no kubwiriza utabishobora, no gusenga utabishobora. Niko Yobu byagenze, umudamu we wakamuhumurije, wakamwihanganishije mu bibazo byose yari afite, aramusanga aramubwira ngo mugabo wanjye, sinari nzi ko urinjije gutya. Imana ishimwe, burya twabanaga ukora ibyaha, twabanaga umeze gutya wishushanya. Arayibwira ngo iyo Mana ntabwo ibaho, yituke, numara kuyituka n'ubuntu bwe uri nyagupfa birangire. Musozi w'urugo, nawe nkurikiranye, uwo musozi urawuzi. Hari umusozi w'urugo ufite, hari umusozi w'urugo wakaguhumurije, niwe uri kuguca intege, wakakubaye hafi mu bibazo ufite, niwe uri kuguca intege, niwe uri kugusebya, niwe uri kukurwanya, niwe uri kukwandagaza. Ariko humura, yimura imisozi, yimura agahinda, yimura umuruho, yimura indwara, yimura inzara, yimura byose. Izera Imana. Umusozi wa gatanu ni umusozi wo kugeragezwa n'umubiri. Yobu, umusozi wa nyuma yahuye nawo ni uwo kugeragezwa n'umubiri. Umubiri uramurya, umubiri uramurya. Nawe nkurikiranye, hari ikigeragezo cy'uburwayi ufite kandi gikomeye cyane, kuko Yobu yahuye nacyo. Yobu aho yicaraga uruhu rwarahasigaraga, yakwishima aho yishimye umubiri ukavaho. Yobu ntabwo yari afite uwamuvugisha. Yobu iyo imvura yamusagaga hanze, ntabwo yabonaga umuntu wamujyana mu nzu, nta n'uwamuzaniraga agataka. Imvura yarazaga ikamunyagira, ntiyarashoboye guhaguruka, ntiyarashoboye kugenda. Nawe icyo gihe ugihagazemo, mwene data humura, nubwo ubabaye, nubwo urushe, nubwo ufite intambara, hirya yazo hari ubwiza, hari icyubahiro, hari ukudapfa. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo musozi wo kugeragezwa n'umubiri awugeramo, ariko ndashima Imana muri 42 Yobu yaravuze ngo menye neza yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe yose. Akimara kuvuga ayo magambo, wa musozi wo gupfusha waragiye, wa musozi w'icangiro waragiye, wa musozi w'igihombo waragiye, wa musozi wo gusenyuka k'urugo waragiye, wa musozi wo kurwara waragiye. Bya bindi yanyazwe, Imana imukubira dabo. Imana iguhereze dabo. Umaze igihe ubabaye, ugeragezwa, ufite agahinda, Imana iguhe dabo kubyo watakaje, kubyo wahombye, kubyo wabuze. Imana igukubire mu izina rya Yesu, amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Mbese uzi ko uvuze dabo mpita mbikuba nkaho ni nko kuvuga mara ya kabiri. Niba ngo ni nka kabiri gukuba kabiri kane, gatanu, 10, 10, 20. Imana igendera gukubira, nkurikiranye, Imana igukubire mu izina rya Yesu. Ibyo bihombo wagize, iyo nyatsi, ubwo bukene byose, Imana igukubire, ubona ubwiza bw'Imana n'icubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye, ndi umushumba, ndi ku musozi w'Imana. Imana igutabare kandi Imana ikurengere. Amen. Tukiraho, yego, umuntu dukurikiye wifuza ko mwafatanya kujyana gusenga, ni ikihe kintu bimusaba, asabwa iki kugira ngo mwe mwafatanya kujyana gusenga ku musozi Prayer Mountain? Icyambere ni ubushake.
yego erega abantu bose nta nubwo twanajyana wenda hari n'abatabona uruhusa bitewe n'impamvu cyangwa wenda bakaba bari mu bindi bihugu ariko dushobora no kujyana kuri telefone tukagenda tuvugana dusengana mba ndi online 24 hours mba ndi online yego naho ngaho nzaba ndi online abantu bamamagara tugasenga Imana tukegera Imana hari icyo Imana yakora ni ubushake no kuduhamagara tugasenga Imana nta kindi kandi twizera ko umwami dukorera azaduhemba kandi vuba. Amen. Mani gumugisha. Amen. Reka dusabe nimero telefone yanyu kubifuza gusengana namwe cyangwa se kubifuza kuba yagwamagara gafatanya nayo gusenga icyo wirinda no kubipa ukamuhamagara igihe cyari cyo cyose ushobora no kumubura wenda ari gusengera abandi ukamwandikira kuri WhatsApp cyangwa se message yayibona nawe ahubwo se yagufasha gusenga karibu Imana igumugisha. Amen. Imana ibaho umugisha abantu badukurikiranye bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda nimero mwatubonaho ni 0782 664 662 51 0782 664 662 51. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza reka mbasengere. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yumva mpaye ibyifuzo ndasengera n'abagiye gukurikirana iki kiganiro ngihesheje umugisha mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera waravuze ngo icyo tuzagusaba cyose twizeye ngo tuzagihabwa iki kiganiro kigere mu migabane yose abantu baracumva baragikurikirana bafite ibibazo bikire mu izina rya Yesu abarwaye bakire mu izina rya Yesu ureme imirimo n'ibitangaza ubwami bw'Imana imbaraga y'Imana mafuta y'Imana kubaho kw'Imana kubonekane mu ruhande rwawe ndagushimye kubikoze kandi kubyumvise none n'iteka ryose amen.